Kuri uyu wa mbere saa 9 zishyira saa 10 mu karere ka Nyarugenge mu muhanda uva i Nyamirambo werekeza mu mujyi wa Kigali hafi y'ahahoze gereza habereye impanuka yatewe n'imodoka yambaye ibirango RAI 938 S aho yagonze moto yari ihagaze itanga inzira ku banyamaguru. Iyi modoka ikava mu ruhande yari irimo ikaza ikagonga ino moto dore ko bitajyaga no mu cyerekezo kimwe. Ku bw'amahirwe iyi mpanuka nta muntu yahitanye. Ababonye uko byagenze batangaza ko iyi moto yari ihagaze ku ruhande rwayo itanga inzira ku banyamaguru. Kuvuga ngo motari yarimo arakata yahagaze, shoferi araza aramugonga. Arimo ashaka kumanuka hano yashyizemo icyerekezo ko yahagaze. Tegereje ko imodoka zihitaho nawe akatambuka. Birakomeye ariko ntabwo ari bupfe nyine. Ni ukuguru kwagize ikibazo. Babyumva ni uko motari yararimo bari bahagaze aho ngaho ari benshi. Noneho hari zebura crossing hari bahagurukiye rimwe baza umuhanda abamotari bari bawurimo ari benshi. Biba ngombwa rero ko umumotari atari bwave mu muhanda we ngo aze hano ariko yahagaze umushoferi ahita amukubitana. Ndi kumva bakwiye igufa ryaturitse. Harimo abagenda neza harimo n'abagenda nabi. Ariko uko numbyumvise umumotari wari utwaye umugenzi nyine yamanukaga ava i Nyamirambo. Imodoka niyo bagonganye nyine yimukozeho nyine umugenzi niwe ukoreshejeho ukuguru kuri ya modoka yasize cyazamukaga. Igaragara cyo nyine kugerageza kwitwararika neza mu muhanda. Ntabwo ndabasha kumenya neza kubyumva neza ariko ibyo byose uwo motari niwe wari uri kuva i Nyamirambo waba uri mu makosa bari yasize ko yazamukaga ameze nk'idepanse. Iyi mpanuka biganjemo abamotari bayibonye bakomeza bavuga ko ahanini yatewe n'iyi modoka. Uri mu makosa ni shoferi. Bitewe n'iki ni ukuvuga ngo we yaje yihuta ashiduka yabagonze nyine bitewe n'umuvuduko yari afite. Uko mbyumva ni uko iyo wamaze kugaragaza icyerekezo uri kujyamo undi aguha uburenganzira ukaba wabanza gukora icyo gikorwa watangiye. Numva umushoferi yagombaga kubanza akareka umumotari akabanza agakora igikorwa yatangiye bwa mbere. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda SP Emmanuel Kayijya atangaza ko ino mpanuka yabaye. Avuga ko ino mpanuka ishobora kuba yatewe n'uwari utwaye imodoka ariko hagiye gukorwa iperereza kugira ngo hamenyekane icyaba cyateye ino mpanuka cya nyacyo. Aboneraho no kugenera ubutumwa abakoresha umuhanda umunsi ku munsi. Moto yavaga i Nyamirambo iri mu kindi cyerekezo mu kindi gisate igana mu mujyi ihagaze itanga inzira ku banyamaguru. Iyo modoka yataye rero igisate yagenderagamo iragenda igonga iyo moto. Umugenzi wari uri kuri moto niwe wakomeretse ikirenge na moto irahindukira ireba mu kindi cyerekezo. Bigaragara ko impanuka yatewe n'uburangare bw'uwari utwaye imodoka. Iyi rero ntabwo dushobora kuba ngo turarwanya impanuka abantu batabigizemo uruhare. Abantu nibo bakwiye gufata iya mbere. Niba utwaye ikinyabiziga, niba uri mu muhanda uri gukoresha umuhanda ukumva ko ari wowe wo gutanga umutekano wa mbere, abantu bakwiriye kubigira ibyabo kuko ukugonga muri ubu buryo ni uburangare bukabije. Haracyakorwa iperereza kugira ngo mu by'ukuri turebe niba ari telefoni zateye cyangwa niba ari ubundi burangare, ariko ikigaragara ni ubu burangare bwateye impanuka. Uwakomeretse rero yahawe ubutabazi, ambulance yageze iramufasha. Iyi mpanuka y'iyi modoka yagonze moto umugenzi wari utwawe n'umumotari yaje kubikomerekeramo ukuguru kurangirika. Ubwo umunyamakuru yavaga habereye impanuka imbangukiragutabara yarimo itanga ubuvuzi bw'ibanze ku wayikomerekeyemo yahise imujyana kwa muganga kugira ngo akomeze akurikiranwe. Sekanyambo Jean Damascene, ATV mu mujyi wa Kigali.